uko rero niko dutangiye igitaramo cy'umugoroba inshuti y'urugwiro ndaguha ikaze ndi André Saka ku buhanga bw'ibyuma kandi dutangiye gahunda y'igitaramo iyi ndirimbo rero reka nyereke izamuka gake gake ariko icyo tutindaho muri aya matarama turareba imvugo zagiye zimenyekana cyane uyu munsi rero iyo nabateguriye ngira ngo yigeze Rwankubebe reka rero nzamure iyi ndirimbo hanyuma tuzumve neza mu kanya twumve burya habana koko abakozi amahoro nawe heza duteze imbere ubumwe ni nta mugabo umwe ni magirirane izingiro ry'amajyambere nahori mu muzamuko wacu ni mu kwiyambazanya. Umuzamuko wacu rero ni kwiyambazanya, ni byiza ko abantu bafatanya kandi bakunganirana. Reka rero twanze iki gitaramo cyacu mbasobanurira iyi mvugo ngo yigeze Rwankubebe. Iyi rero ni IRTV ijwi ry'urugwiro mukurikirana kuri murandasi, radio ndetse na televiziyo. Iyo uri kudukurikira kuri radio biba byoroshye cyane no kwandika Y3 akadomo U na R na T na V ugashyira akadomo ugashyira inyuguti ya F na R, cyangwa se mu gifaransa wavuga ko ari www.irtv.fr. ubwo turi mu gitaramo reka tubivuge mu kinyarwanda Y3 akadomo U R T na V ugashyira akadomo ukongera ugashyira inyuguti ya F na R ugashyiraho ya R ngufi. Ubwo rero nshuti bakunzi bataramye dutaramanye muri umugoroba gendi André Saka abo turi kumwe kuri televiziyo mwakanze YouTube hanyuma mwandikamo IRTV musiga kanya mushyiramo 250. Turakomeza rero. Iyi ndirimbo yari ryoshye ariko ntabwo nareka ko mwumva gato n'iyindi tugiye kugenda twumva gakeya mu nyuma z'iki kiganiro. Ni akaririmbo nako karyoshye karaba gateye gatya ariko muri hangana kugira ngo tubashe kuganira kandi tumenye aho iyo mvugo yaturutse. Burya rero kuva kera hagiye habaho abantu badasanzwe kandi ntimugire ngo nitwe tudasanzwe ubu gusa, no mu minsi iri imbere abadasanzwe bazaba bahari. Umubano mu bantu rero burya nicyo kintu cyiza kandi ni byiza kubana, ndetse urugwiro nicyo tuba twifuza ko abantu babana neza. Inshuti mukunzi wa IRTV radio na televiziyo ijwi ry'urugwiro udukurikiye noneho wararika mugenzi wawe nawe akaba yakurikirana ibiganiro byiza tuba twamuteguriye. Burya rero abantu dufite icyo turusha ibindi biremwa, twebwe dufite ubwenge tuvuga ko butari nk'ubw'ibindi biremwa, nubwo nabyo utavuga ko nta rwenge bigira, ariko ubwacu bwo bwisumbuyeho kuko twebwe turi mu ishusho y'Imana. Umubano rero ntakirika nta cyaruta urugwiro mw'abantu mwe, reka ntangire nko kubicisha amatsiko. Inkomoko y'imvugo yigize Rwankubebe. Uyu mugani rwose cyangwa imvugo bayica igihe cyinshi wumva abantu babivuze bati runaka yigize Rwankubebe. Uyu ni umugani baca ngo yigize Rwankubebe, bawuca iyo babonye umuntu w'intwari wananiza mu mahina ntagamburure, aho rukomeye ntasubira inyuma, nibwo bagira bati naka uriya w'ibunaka uriya runaka uriya mubona yigize Rwankubebe. Iryo zina rero ryakomotse kuri Sekanyambo, ntuze kugira ngo yitwaga Rwankubebe, ahubwo iri zina ryaturutse kuri Sekanyambo w'umunyagisaka. Igisaka hari igihe bahitaga Kibungo, ubu hasigaye hitwa muri Kirehe. Uyu Sekanyambo rero iri zina yaryiswe n'abagore be, yari afite abagore b'impanga, umwe akitwa Umutamu undi akitwa Mukasi.
hari ahagana mu mwaka w'igihumbi na magana atandatu. Reka rero ndetse n'akazi kikaza kagenda tukumva ndakomeza ngenda basobanurira aho byaturutse. Kuvuga ngo umuntu yigize Rwankubiri, nimba hari ahantu uzi umuntu bita Rwankubiri, wowe udukurikiye kuri televiziyo uze kubishyira aho twandika komenti, utubwire uti runaka runaka yigize Rwankubiri, utubwire n'uburyo mwabonyemo ko yigize Rwankubiri. Kandi aho dukurikiye kuri radiyo ushobora kujyaho iyi nkuru ndi kubasobanurira nayiteguye nkayandika kugira ngo nawe mwayisomera, aho yanditse nawe ushobora kuhagera ukatubwira uti runaka yigize Rwankubiri. Ese ubwirikiye aho ntiwaba uri Rwankubiri, ariko manza kuba Rwankubiri hari igihe byaba ari byiza. Nta kintu cyaruta umuntu, nta kintu cyaruta urugero, kandi umubano mu bantu ukwiye kongera. ntacyaruta umushyikirano no ku bindi mwebambe mu mubano. Nibyo koko nta kintu cyaruta kuva indimwe. Reka dukomeze rero tuganira kuri iyi nsanganyamatsiko cyangwa se dusobanukirwa uko Sekanyambo yigize Rwankubiri yaje kugenda bite. Iyi Sekanyambo rero turi kuganiraho ndagira ngo mbabwire ko atari umunyarwanda. Sekanyambo uwo bise Rwankubiri yari umunyagisaka wo mu Gesera, akaba yarabyirutse ku ngoma iyo bitaga Kinini Rwahashya. Kinini Rwahashya niyo bitaga Ikinini. Igisaka icyo gihe cyari kitaraba mu Rwanda. Mu Rwanda rero icyo gihe hiriye witwaga Mibambwe Igisanura. Sekanyambo rero we akaba yari afite abagore babiri b'impanga nk'uko nabivuzeho kare. Umwe akaba yaritwaga Mutamu, undi akitwa Mukasi. Nabo bari abageserakazi b'Abazirahinde, bakaba bene Rukara na Gakwanzi. Nuko umunsi umwe rero Sekanyambo ajya imukiza, wakwibaza imukiza hariho, ariko nyine niho kuvuga ibwami uko Igisaka bahita. Ajya imukiza Giteza Kinini, aramwakira, agira umugisha, aramwakira rwose, ndetse amwakira neza, amwakirana n'urugwiro, amugabira inka nyinshi. Sekanyambo azifata neza, zimaze kubyara ajya kuzimurika, ajya kwereka shebuja inka byandi muri Bibiliya, hahandi twumva ko Yezu yabajije abantu ati itaranto byagenze bite, itaranto byagenze bite. Nuko rero Sekanyambo nawe ajya kumurikira Kinini za nka yamwagije. Kinini asanga yazifashe neza, aramushima cyane, bituma amuragiza n'izindi nka. Reka rero dukomeze twumve umuziki ujyanye n'igitaramo cyacu, indirimbo z'amatarama. Reka zizamuke, turakomeza mu kanya. Nuko rero Kinini yabonye yuko Sekanyambo inka yazitayeho, mbese amushimiye, anyuzwe n'ibyo yakoze, ati uyu mugabo nta wamureka uku, ahubwo wamwongera izindi nka rwose agakomeza agakora neza nk'uko mbona yabitangiye. Icyo gihe ariko nubwo Sekanyambo yari afite ubutoni kuri Kinini, yashakaga kumucika ngo yigire i Rwanda. Abantu bararushira, burya abantu bararushira mwa bantu mwe. Kinini yaramurebaga ati uyu mugabo yabamo umukozi mwiza, hari icyo yakora, ibintu bikagenda neza, ariko undi mu mutima atekereza kumucika. Nuko hakaba rero umutasi utuye ku nkiko y'Igisaka n'u Rwanda witwaga Kabwebwe. Iyi Kabwebwe navuga ko yari nk'ushinzwe abinjira hano basohoka mu Gisaka. Nuko kugira ngo rero Sekanyambo azabone uburyo bwo gucika Kinini ave Igisaka
wigira i Rwanda ariko n'ubundi burya ngo i Rwanda ni bugibwa manza nta muntu utashishakira kujya mu Rwanda. Ndabasuhuje abantu mudukurikiye mwese muri mu Rwanda, u Rwanda rwa Gasabo, u Rwanda rwatubyaye. Nguyu rero Sekanyambo aratangiye, arahagirijwe, aragerageje, yegereje Kabwebwe ngo arebe yuko yazamubera rwose imfura akamufasha kwigira u Rwanda. Abantu bose bafite gahunda yo kujya i Rwanda uyu mugoroba ndabifuriza urugendo ruhire. Kandi namwe muri kutwumva muri za Rutemikirere mwabashije kujya kuri IRTV 250 mukaba mukurikiye iki kiganiro imbona nkubone kuri televiziyo y'Ijwi ry'Urugwiro. Mukomeze mugire ikirere cyiza kandi mugire i Rwanda amahoro. Dukomeze rero tubanze twumve gato kuri iyi ndirimbo nayo ntabwo wayirenza ingohe. Aha rero amahoro ku giti cy'umuntu n'uburenganzira bushobotse mu mibereho ye n'abandi mu migirire. Reka dukomeze rero mbabwira iby'iyi mvugo ngo yigize Rwankubube. Ndashimira cyane abantu mudukurikiye kuri televiziyo kandi n'ibitekerezo byanyu mugenda muduha. Ushobora kuba ufite indi mvugo wumva wifuza ko twaza gusobanurira, wayandika muri comment ukatubwira uti muzamenyereye aho kuvuga gutya cyangwa kuvuga kuriya byaturutse. Bataramye beza rero turi gukomeza tureba ibya Sekanyambo uko yigize Rwankubube. Iyo mbabwiye ibintu nk'ibi simba ngira ngo muze kugibagirwa, ni byiza ko mwagira ibyo muzirikanamo. Ni byiza ko wazirikana ko ibi bintu byabayeho igihe hari mu myaka y'1600 kandi ko icyo gihe mu Rwanda hari himye umwami witwaga Mibambwe Gisanura. Nuko Sekanyambo akaba aribwo nawe yari atunze abagore babiri b'impanga, umwe akaba yaritwaga Mutamu undi akitwa Mukasi. Abo bakaba bari abana ba Rukara na Gakwanzi. Ukamenya rero ko Sekanyambo uyu nguyu nyuma yaho yaramaze guhererwa inka bikaboneka ko azifashe neza, uyu mwami wo mu Gisaka, igihe Gisaka cyari kitara mu Rwanda, yahisemo kumugabira cyangwa se kumuragiza izindi nka, ariko Sekanyambo amubera amubera rubanda. Nuko atangira gutekereza kumucika ngo yigire mu Rwanda, ashaka kuzabifashwamo na Kabwebwe. Uyu Kabwebwe nabwiye ko rero twamugereranya n'uwari umuduwaniye cyangwa se wari ushinzwe abinjira n'abasohoka. Dukomeje rero ni nkuru ndi kubagezaho ukuntu byagenze umuntu bakamwita Inkubanyi, bakamwita rwose Rwiziringa. Uyu mugabo Sekanyambo inka bari baramuragije zari zarabyaye, zari zarorotse, ariko zarabyaye cyane ibimasa. Burya rero ngo ikimasa nacyo iyo witonze wagikama kuko wagikuramo inyana. Nuko akuramo ikimasa rero kimwe, aragenda agihonga Kabwebwe. Kabwebwe aragishima ati nta kibazo rwose, ubwo baracuditse ibintu bigenze neza. Noneho Sekanyambo atangira kubyaza umusaruro bwa bucuti yari amaze kugirana na Kabwebwe. Atangira kubigenza ate uko mwe mubikeka. Inka yatangiye kuzicikisha ruhongo. Iyo umuntu ari gutwara inka zitarize akaba atazitwaye ku mbaraga, bavuga ko ari kuzirenza. Icyo gihe inka bayirengeje, ariko iyo zitwaye ku ngufu baravuga bati arazinyaze. Nuko ntabwo rero Sekanyambo twavuga ko yanyagaga inka, ahubwo yarazicikishaga. Nuko akazicikisha rero akazohereza i Rwanda. Ndabashimye rero mwe mudukurikiye muri kugira ibyo mwohereza i Rwanda, ariko mwe muri kubikora neza mutari kubicikisha. Nuko rero Sekanyambo akomeza kuzicikisha ruhongo, ariko bukeye burya abantu mu bandi yemwe rubanda rurabireba ruti uyu mugabo ibi ni ibikira, babigeza kuri Kimenyi bati kandi inka zawe nyamuneka muzarebe neza zashiriye i Rwanda, Sekanyambo yazimariyeyo. Kimenya byumvise nawe
umva akantu kamwiremyemo atari ko ibi bintu wasanga ari byo. Reka rero twongereye tubanze turukemo gatoya, abadukurikiye kuri televiziyo namwe mwihangane mubanze mwumve gato iyi ndirimbo nayo ntakitwaye, ni nziza kandi bataramye inshuti za IRTV ijwi ry'urugwiro radio na televiziyo mudukurikiye haba kuri radio cyangwa kuri televiziyo, mukomeze mugubwe neza. ikuzo ntabirije ni ryinshi sinshidikanya ku imanzi uwo tubanuza mu mwanya. Burya rero aho umuntu ajishe igisabo ntabwo ahatera ibuye. Kimenyi yarabyumvise ati ibi ntabwo ari byo, nuko za nka arazitumiza ngo zizaze zimurikwe, ariko yagira ngo abonereho urwaho, mbese yashakaga gutera ibuye rimwe akica inyoni ebyiri. Yaravugaga ati ubwo bazazizana nzaba mbonye uburyo bwo kuzigenzura. Sekanyambo nawe yumvise amagambo y'intumwa ya Kimenyi acura inama abwira abagore be. Ubwo yabwiye Mutamu na Mukasi atumva rero mwa bakobwa mwe, kari akazina keza yakundaga kwita abagore be naho bari bakuze, ariko yabitaga abakobwa. Rwari urukundo, sinzi bwari uburyo bwo kubadetesha. Atumva rero mwa bakobwa mwe, dore inka za Kimenyi nsigaje ingerere, none rero burya yera rimwe ntiyera kabiri. Iyi mvugo se yo mwari muyizi ngo yera rimwe ntabwo yera kabiri, ngiye kongera nkuremo izindi zambuke. Ni munyumvira, umugabo afata umugambi wo kongera kwambutsa izindi. Nuko ati ngiye kongera nkuremo izindi zambuke, ko izindi zapfuye niko nzamusobanurira, nzamubwira ko zapfuye zimwe maze azakore icyo ashaka. Abagore bati yewe inama niyo. Abagore rero ba Sekanyambo ntibari abagore be gusa, ahubwo wagira ngo bari babyara be. Bati nka rwose zohereze bizasobanuka nta kibazo, kandi azakora icyo ashaka. ntacyo nzakurenza na kimwe kuko biva mu maboko yawe, ntuzasiba ku rugo. Dukomeje rero no kuganira kuri iyi mvugo, aha byari bigiye kuba ibibazo yaragize y'abagabo. Yaratangiye gushaka uko yabigenza, ariko yaratangiye kujya mu nzira mbi, ubwo yarasigaye yifuza bitariye, aha nta rugwiro yari afite. Nuko rero inka azahukamo aranga ni nziza, kandi bwari ubwa mbere niko yari asanzwe, maze arazambutsa izibya u Rwanda. Izisigaye kandi zisigaye ari mbarwa arazishorera ajya kuzimurikira shebuja, ariko agenda yiyirikije n'inka yari yatiye mu nshuti ze kugira ngo abone uko yemeza Kimenyi ko zimwe zapfuye. Nuko rero aragenda azigejeje umukiza, Kimenyi azikubise amaso arumirwa. Ati se shahu inka zanjye wazishyize he? Undi ati zarapfuye ndamuroga, ahubwo dore n'imigita yazo. Kimenyi abyumvise kandi azi neza ko zarengerejwe mu Rwanda, ararakara ategeka ko baboha Sekanyambo. Sekanyambo bamuta umunigo, bamushyize ku ngoyi. Bamaze kumuboha, inkuru iragenda igera ku bagore be. Babyumvise rero abagore nabo bashaka ingemu, nuko basaza babo n'ababyara babo barabaherekeza. Bari umuryango munini cyane rwose, bashira inzira bagera umukiza kwa Kimenyi, bajya inama y'uko bari buze kubigenza. Ese iyo nama wumva yarabaye? Reka mbe ndetse gato turuhuke,
naho dukomeza. ngabirengano zibitse ingororero irora bose igamije no gusubiza ubwite bwose uburenganzira butajegajega abantu bwabo cyangwa ibintu. Nuko rero inama barayijya bati dore ko tugiye kubikora, reka mwiyumvire inama baramu ba Sekanyambo ndetse n'ababyara b'abagore be, dore ko yari afite babiri kandi bavukana. Inama bagiye kuri ubu twavuga tuti dore ko bapanze umupango, bati rero ntihagenda abagore be bonyine, ariko hagenda n'undi muntu abakurikiye kure ajyane n'umuheto. Burya abantu batangiye kwegereza intwaro, murumva umugambi baba bari gucura ni umugambi w'urugomo, ntabwo aba ari umugambi mwiza. Batagende rwose yitwaje umuheto we n'ikirimba cy'imyambi, maze ati nibamara kubaca urwaho abarasanye, nuko ati natwe turahera ko tumutabare tumucikisha. Mutamu na Mukasi baraboneza basanga umugabo wabo aho babonye yari aboheye, bamusaba umurinzi ngo babonane. Nuko umurinzi ababera imfura y'u Rwanda arabemerera, bamuganana mu bwiherero rwose, abaha rugari, arabareka baraganira. Ariko mu kanya gato waho wari ufite umuheto n'ikirimba cyuzuye imyambi agira atya barirashe, abagejeje umuheto kuri Sekanyambo. Sekanyambo nibwo abonye rero intwaro ye. Nuko Sekanyambo rero akimara kubona intwaro ye, murabyumva ko ubwo yari atangiye kubona ko igitero cyateguwe kandi ko umugambi wamaze kunozwa. Reka dukomeze mu kanya. Twari tumaze rero kugera aho Sekanyambo yari amaze kubona umuheto we ndetse abona n'ikirimba cyuzuye imyambi. Arishima ati ubwo nshyikira umuheto wanjye nimushibure inkundura mbakurikire mbarasira. Nuko bafumyamo barirukanka, umurinzi amaze akanya arababwa ajya kubareba. Ageze aho bari asanga bagoroye kare, indura yiha umunwa ati Sekanyambo aracitse. Akarubanda kose rero barahurura bamwirukaho, bagiye kumwotsa igitutu. Amaze gushyikira abagore be, mbese amaze kugera aho yumva atekanye. Nuko Sekanyambo ababera Sekanyambo, baba biroshye mu ishyamba bitaga Ngezi. Bamaze kuryinjiramo rero, Sekanyambo arababwira ati nimwogorore nsigare mu gico, ninkomeretsamo ab'inkwakuzi abandi ntibari bube bakidukurikiye. Ajya mu gico arihisha, abandi nabo baje babakurikiye. Bamugeze hafi babaza abashumba bari baharagiye bati yemwe bashumba muragiye, nta bantu banyuze aha bameze nk'abahunga? Abashumba bati yewe barahaciye rwose, haciye abagabo birukanka amasigamana bari kumwe n'abagore babiri. Ubwo biroha mu ishyamba basatiriye aho Sekanyambo yaciye igico, arafora yemwe yikora mu mitana yibwira batanazi, ararekura ahamyamo umwe. Nuko sibwo atangiye kubicamwa abantu, aramuhirika rwose, bamutuye hasi. Nuko arahira ati umva rwose ndakurashe uwa ruvusha rw'umukogoto nkubita rukiremera. Arongera arekura umwambi
arahamya ati uwa ruvusha rw'umukogoto nkubita rukiremera ndakurashe. Amaze kubigira gutyo aba abakuyemo ingogo 3 ndetse n'inkomere rugeretse. Abahuriye bati yemwe nimukura ameza nimukuke twoye guhwana n'imiyaga kuko batabonaga ubarasa. Baravuga bati mureke dutahe. Ese byagenze bite nyuma yuko bari batashye? Naho mukanya. Intwari itikanga imyato irwigema aho batinya mugabo utiye kuri nkema amayambere agumye nanze igitebwe n'ubugwari rutimbo sinzaba mu bwigunge rutimbo sinzaba mu bwigunge. Reka nsuhuza abantu bose bafite izina Rutimbo mu kivugo cyabo. Nuko rero dukomeze mbabwira uko byaje kugenda. Sekanyambo nabe bamaze kwahuranya ishyamba rya Ngezi atuma abo bari kumwe kujya kumuzanira inyana 2 z'amashashi zari zasigaye ahariwe. Zigeze aho arazishorera aboneza agana ku nkiko y'u Rwanda n'Igisaka. Nuko rero Sekanyambo yegereje kuri nkiko abandi banyagisaka bashaka kumutangira, yanzika urugamba arabamurura ababera ibamba, arambuka n'abagore be bombi ashika mu Rwanda nta gisare. Amaze kugera i Rwanda aricara ariruhutsa, abaza abagore be ati mbese bakobwa mubona uko murora, mubona ndiki? Mukanya ndababwira igisubizo abagore ba Sekanyambo yakundaga kwita abakobwa uko bamushubije. Wowe urumva baramwisende? Reka tubaye twumva ino ndirimbo kandi ushobora kutwandikira comment uko ukeka bamusubije. Rutimbo sinzaba mu bwigunge nihinga bugabo ryinshi duhimbaza udahigwa turatama indahiro twenda kunyeza mihigo nanze igitebwe n'ubugwari Rutimbo sinzaba mu bwigunge Rutimbo sinzaba mu bwigunge. Bantu mwese b'intwari aho muherereye ndabasuhuje kandi ubutwari tugiye dukomeza kubushyira ku isonga. Nuko rero Sekanyambo amaze kubaza abagore bati rwose mbese bakobwa mubona uko murora, mubona ndiki? Hari umuntu ngo wigeze kubaza umugore we gutyo kandi ngo manzara amaze kurya isorori y'ibirayi, yambaye ingofero cyangwa se ya sorori ayambaye mu mutwe nk'abajede ba kera. Nuko ati urabona ndinde? Ati ndabona uri imbwa y'igisambo. Undatereka da ahubwo ndi umujede. Twumve rero Sekanyambo abajije abagore be yitaga abakobwa ati murabona ndiki? Abandi bati uri rwankubube nta kindi. Mu Kinyarwanda rero bivuga inkurubanwa, intagamburura. Kuva ubwo rero babona umuntu w'intwari itagamburura bakamugereranya na Sekanyambo bati uriya muntu ni inkurubanwa ntiyisukirwa, yigize rwankubube. Kwigira rero rwankubube ni ukwanamiza mu mahina bitagamburura, ukaba rwose uri inkurubanwa
ukaba utava ku izima aho ibintu bikomeye. Reka rero mbashimire bataramyi twari turi kumwe, nizere yuko uyu mugani iyi mvugo mumenye aho yaturutse. Reka rero mbareke hanyuma mukomeze mwumve gato iyo ndirimbo. Bantu mudukurikiye rero kuri IRTV ijwi ry'urugwiro radiyo na televiziyo, ndabashimiye, musigara amahoro kandi tuzabonana. Ngende Andressa kandi ku buhanga bw'ibyuma muri studio radiyo na televiziyo IRTV ijwi ry'urugwiro ipari mu Bufaransa, kandi ndanezerewe nzi neza yuko namwe aho muri mutaramye neza. Iminota iri kuducika, reka tureke n'izindi gahunda zikomeze, kandi indirimbo nziza nk'izi ngizi murakomeza muzumve, nizo twagiye dushyira mu mugongo w'iki kiganiro nazo turazireka tuzumve umwimerere wazo. Ndabakunda cyane kandi mujye mureka dukomeze tuzuze icyo abakuru badusigiye, tubane neza, urugwiro rurusheho kugwira kandi turusigire n'abana bacu.